Alright, nk'ibisanzwe ni JC on mic, ndi kumwe n'umusore mwiza cyane hano kabisa. Umusore uzi gukora mu mirya fresh, akaba rero ariwe tugiye kuganira kakanya, ari nako tumwegera ngo atwereke muri bimwe azi, muri bimwe akora. Araje abibwire, reka tumwegere. Tuguha ikaze ku Mutaka-TV bro. Murakoze cyane. Njyewe nitwa JC nk'ibisanzwe. Nanjye nitwa Dani. Dani. Yego. Dani, nk'ibisanzwe ndabona yuko uri umugitariste cyangwa se uri umuntu ucuranga gitari. Mbese muri bimwe usanzwe ukora cyangwa se muri bimwe uzi, ugiye kubyereka abanyarwanda nona. Yes, ugiye kuducurangira indirimbo zingahe Dani? Ndakora imwe. Indirimbo imwe? Yes. Indirimbo yani? Mbonyi. ISRAELMbonyi. ISRAELMbonyi. Yes, hanyuma rero akaba agiye kuducurangira indirimbo imwe ya ISRAELMbonyi cyambo. Akaba rero ariko agenda kabisa akora mu mirya buke buke. Reka turebe kabisa. Yaratwimanye uwo Yesu nebehombe kandi sebanga barabizi nejo bundi yaratwimanye uwo Yesu nebehombe kandi sebanga barabizi nejo bundi Alright, akaba rero ari nako akomeza tugenda tuganira byinshi bitandukanye ku njyana yake cyangwa se ku buryo bwo gucuranga gitari. Ubundi gitari umaze iminsi cyangwa se igihe kingana iki ucuranga bro? Gitari maze igihe kingana n'imyaka 4 nyicuranga. Wayigiye man, ko numva ko mbona ubizi cyane. Janye ni kwa gushakashaka tu. Wabonye biza tu. Nyine byabanje kuza nk'impano, nyuma yaho ntangira gushaka abantu bagenda bamfasha bampugura, nza kwegera umuntu umugitariste ukaze ubizi ubasha, agenda mpugura mu masomo ewana nanjye nisanga nkora gutya to. Wenda mu bisanzwe mu Rwanda abantu bazi gucuranga gitari ni bake cyane yuko n'ishuri ryigisha umuziki nkeka yuko abantu basohokamo bazi gucuranga gitari ari bake. We waba warigize ujya mu ishuri kwiga umuziki cyangwa kwiga gucuranga gitari? Jewe ntabwo nigeze ninjira mu ishuri ngo niga gucuranga gitari, ariko nkano makorari muri ADPR bagenda bakodesha abacuranzi babasha. Nkanjye rero ewana nabikoze nk'umuvumbyi kabisa. Nokwango wowe uramutse ugiye nko mu ishuri sasa. Urabyumva? Ubu ndamutse ngiye mu ishuri natwikandagazwe. Mu busanzwe ucuranga izinjyana? Amasebeni, amarege, country, nuvuga ngo injyana zose ndazicuranga kuko usanga nkore ncurangira abaririmbyi. Nuvuga ngo injyana zose ndazikora tu. Mbega ukunda gospel? Gospel ndazikunda. Uri umugospa? Yego. Okay, ntago ari ngombwa wenda kuvuga idini usengamo cyangwa se aho ubarizwa, nibyo uri umukristo kandi uri umugospe. Mu ndirimbo zimwe z'abahanzi mu Rwanda bacuranga gospel usibye ISRAELMbonyi cyangwa nta wundi? Barahari ariko sinshona neza, gusa ISRAELMbonyi niwe mfata nko cyitegererezo kuko iyo aririmbye indirimbo irankoma kabisa. Okay, wenda iyi ngiyi yaratwimanye, numvise uri kuyigendamo melody neza fresh.
kabisa sinzi nimba biza gukunda ko nidusoza uza kongera ukatunyurizaho gakeya kuri iyi ndirimbo aheruka gushyira hanze. Ubusanzwe ariko ISRAELMbonyi uramukunda? Ndamukunda cyane rero umufana. Ndi umufana 100% n'ubu mubonye kabisa navuga ati umusaza ndakwemera. Nk'ubu ugize amahirwe yo kubonana nawe wamucurangira iyi ndirimbo niyo ngiyo? Kubera ko afite indirimbo nyinshi ariko indirimbo ewana yankomye ahantu kuko iyo turi mu kazi tugenda dukora akazi duhura n'impanuka usanga nyine Imana itwimana yatwimana satani ntadufate urumva niyo mpamvu rero ingiyi nayimucurangira ivumbi rigatumuka. Yaratwimanye nibyo kuko ndabibona yuko uherutse no kugira ikibazo cyangwa se accident muri make ariko Imana yakinze ukuboko urumva nyine nakoze impanuka Imana iranyimana urumva ko nyine niyo mpamvu ewana Mbonyi niyo mpamvu mukunda byanyabyo kabisa ngize amahirwe yo guhura nawe ewana arakwespira fresh cyane kabisa. Yaratwimanye wenda ISRAELMbonyi nawe azi kunjya mbona akora mu mirya cyangwa se acuranga gitari ariko cyane abantu bacuranga gitari nkunze kubona ari abagospel cyane niyo mpamvu okay. Dani ni umusore umaze imyaka igera muri 4 acuranga gitari, ni umugitariste mu buryo bugaragara ndetse aranabyumva cyane kabisa. Hanyuma rero akaba ari we turi kumwe on mic hano ku UMUTAKA-TV. Ngewe nitwa JC nk'ibisanzwe, aracyakomeza akora mu mirya gake agenda atwumvisha fresh. Alright. Yes, hanyuma rero ngiye nitwa JC on mic ndi kumwe na Dani. Dani niwe turi kuganira aka kanya nkuko musanzwe mubibona tugenda twegera abantu bagiye batandukanye, abantu bafite ibyo babwira abanyarwanda, abantu bafite impano zitandukanye ndetse bazi gukora bimwe mu bintu by'ubwenge bizwi n'abake mu Rwanda. Yes, hanyuma rero aka kanya tugiye gusezeraho Dan ari nako dukomeza agenda adusezerana cyangwa se na ya ndirimbo yigize kubumvisha cyangwa yigize gucurangaho gakeya, Yaratwimanye. Yaratwimanye uwo Yesu enchorebeho mbenebeho kandi sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Yaratwimanye uwo Yesu enchorebeho mbenebeho kandi sibanga barabizi nejo bundi yaraturamiye. Amen, amen kabisa. Imana ishimwe cyane. Dani wakoze cyane. Yego murakoze namwe. Tukwifurije kuzagaruka. Ewana murakoze kabisa. Yes, nizere yuko rero umeze neza cyane ari nako dukomeza dusezera Dan kugira ngo nawe akomeze izindi gahunda. Tumwifuriza kandi gukira vuba kuko urabona yagize ikibazo. Dani wadusezeraho. Murakoze kabisa. Ewana ndabakunda. Ikindi nababwira nyine ewana Mbonyi mwazampoza nawe nyine tugakora kabisa. Yes, n'abasigaye n'ubuguma bakagusengera. Yego. Alright.